iyi message ntanze Imana yampaye gasopo ko ngomba kubwira abantu ko bagomba kwitondera abantu babasengera babafashe mu mitwe, abantu babasengera baboroga, abantu babasengera bavuga nk'ihene. Ntago umwuka w'Imana uvuga umuntu ahebeba. Ntago umwuka w'Imana uvuga abantu bamoka. Ndumva igihe maze muri uru rugendo rwo gusenga ni kirekire. Badukurikiye bihangane no gutabaza cyangwa no butabazi bwihutirwa ku bantu bose ntago ari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa abari hanze gusa, nabari mu bihugu byose. Ni imbuzi Imana yanyujijemo kugira ngo mburire abantu. Ni kariragira iti abantu bihangane babe maso ntago ndi buvuge ku matorero yose cyangwa amadini, ariko icyo ngira ngo mbwira abantu nuko bagomba kuba maso. Abantu bagomba kumenya ko ibi bintu by'imibatizo barimo kujyana abantu ngo barababatiza muri Yorodani, barimo kujyana abantu ngo barababatiza mu nzuzi, muri pisine, ndagira ngo mbwira abantu ngo babyitondere. Njye Mugabe ntago nabitekereje ngo mvuge ntizajya kuri kamera sengera bavuga nk'ihene. Ntago umwuka w'Imana uvuga umuntu ahebeba. Ntago umwuka w'Imana uvuga abantu bamoka. Ndumva igihe maze muri uru rugendo rwo gusenga ni kirekire. Ntago ari ejo cyangwa ejo bundi nabitangiye, ariko nta mwuka nigeze mbona ufata umuntu akamoka cyangwa akavuga nk'ihene. Abantu rero babe maso bitondere kujya muri aya macaca ari maza y'inzaduka, ariko abantu bitondere ari amazi menshi uko ni kenshi nagiye ijoro ryakeye Imana yagiye imbwira uburyo bariho babatamba. Ari amazi muzi yaraje ate? Njye ubundi buriya ntekereza ko ni ibitekerezo, nicyo ntekereje, ariko ubu ntago mvuga ko kubatiriza muri pisine wenda bitemewe, ahubwo ngewe nzi neza ko amazi meza nemera ari amazi twajyaga tubatirizwamo ku nzuzi atemba. Ntekereza ko ariyo mazi meza aba yizewe, kuko nta muntu uba wayavomye ngo aze ayasukemo. Abantu rero bitonde. Ndatekereza ko no ku kiganiro titire waza gushyira ko ari impuruza. Abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunze ibiganiro byose tunyuza kuri zicana katuvuge ngo ineza y'Imana ibaye namwe. Turabasuje kandi turabaramukije mwese mudukunda aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi, imigabane itandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwabyo. Reka mwese twizere ko muri amahoro kandi mukindiwe mu buntu bw'Imana. Ushaka kudukurikira utameze neza, reka tukubwire ngo hari Imana ishobora byose, kandi Yesu ko yari kera n'uyu munsi ni kwaki icyo asabwa gusa no kugira ngo umwizere, naho ibindi byose biri mu biganza. N'ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Siko bizahora kubategeza Uwiteka. Rero humura, uko bimeze uyu munsi ko ejo bizaba bimeze, kandi usubiza amaso nyuma urasanga uko byari bimeze ejo hashize uyu munsi aribwo bimeze neza. Ibyo bigutera imbaraga zo kongera kugirira Imana icyizere. Ndi kumwe n'umuhanuzi Mugabe niwe tugiye kubana nawe muri kano kanya. Ngeri ni Ben Nepo niwe tugiye kugana muri kano kanya. Reka tumuhe ikaze. Tuguhe ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ntabwo twari duherukanye rwose, ariko bibaye ngombwa ko tubonana. Ejo bundi nari mfite message yihutirwa ndaguhamagara umbwira ko utari buboneke, ariko yarihutirwaga cyane. Bwari nk'ubutabazi, ariko ntekereza ko nta kirarenga n'ubundi ni ubutabaza. Niyo message mfite yihutirwa tugiye kuvugaho. Yego.
yo kuburira. Ni imbuzi, ni nko kuburira, ni imbuzi, ni ukuburira abantu. Yego, ibyo byose turaje mu kanya tugeze ko mbere yuko tugeza kuri message nanone manza suhuze baduteza amatwi muri gafite abantu gukunda benshi. Tujye tugana umwanya basuhuze. Abantu barankunda ndabizi kandi Imana ibaha umugisha. Nanjye ndabakunda, hari n'abanyandikira bati Mugabe turabukunda. Hari n'abakumbajije arambwira ngo nepavuga tutamureba ngo ejo bundi wari ugerageje kumuzana nginjira munsi y'umutaka ntiyagaragara. Imana ibaha umugisha. Abantu bankumbe banyandikire mu gikari babimbwire neza tundabiyere. Ariko hari igihe mu minsi tuzakora ikiganiro rizagenda neza. Bazambona barimo barabishaka barabyifuza cyane. Ndabashuhuje rero, amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko mumbwira ko munkunda nanjye ndabakunda kandi Imana ibaha umugisha. Ni byiza ko tugomba gukundana, ubundi abana b'Imana bagira urukundo, barafashanya muri byose. Yesu abaha umugisha rero ko nkunda cyangwa kudukunda, mugakunda Umusaraba TV, mugakunda Mugabe, mugakunda Nepo, ndetse ni Byizerwa TV na Mugabe TV 1. Yesu abaha umugisha rero, abantu bagiye bakora subscribe. Imana ibaha umugisha. Mukomeze mutuzamure kandi nzi neza ko namwe Imana izabaha umugisha. Ni byiza rero, ntabwo ari ibiganiro bindi tuba turimo, ahubwo tuba tugira ngo tugeze abantu bose, tubagezeho ubutumwa bwiza, tubagezeho ijambo ry'Imana, buri wese abashe gusobanukirwa n'igihe harimo, buri wese abashe kumva aho arimo yerekeza. Ni byiza rero ko tugomba guhugurana mu buryo bw'umwuka. Amen. Yesu abaha umugisha rero. Ndumva icy'ingenzi mpora nshishikariza abantu ni urukundo. Ntekereza ko udafite urukundo nta hantu waba urimo werekeza. Imana ishimwe rero ko abantu benshi bariho bagenda batugaragariza urukundo. Mboneraho kubashimira abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yesu abaha umugisha, ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu, Imana ibaha umugisha. Kandi ni ukuri ndabakunda, nanjye mba mbasengera, nta kindi kiba kindaje inshinga. Nubwo mba ndwaye, nubwo mba mfite intege nkeya, ariko ntekereza ko ikindaje inshinga ni ukubasengera. Hari abantu baba bagiye bampa ibyifuzo bitandukanye, ndagira ngo mbonereho kubibutsa ko hari igihe muhamagara abantu benshi batandukanye b'abahanuzi, twakubonye twagira ngo dufashe gusenga, umuntu ukaba wamuha icyifuzo akakikiriza akabwira ngo ndagusengera, nyamara ntabikore. Ngero ntagaruka nguko nteye, kuko ahanini buriya abantu bampaye ibyifuzo binyandikiye kuri WhatsApp saa 9, naho naba nta cyifuzo umuntu yampaye, ni inshingano zo kugera, ndagira Umwuka Wera akankangura akambwira ati isaha yawe yageze. Kuko ndagira ngo mbonereho no gusobanurira abantu badukurikira, isaha saa 9 mushobora kubaza muti se ko cyo saha y'isa 9 za nijoro Mugabe yayihaye? Ntabwo ari jye wayihaye. Umwuka yigeze ansanga arambwira ati isaha ya nijoro y'isa 9 burya nibwo Satani aba arimo azamuka ajya mu mavuriro, ajya kunywa amaraso abagore bariho babyara. Satani rero ari amasaha, ni amasaha bakora cyane. Niyo mpamvu nanjye Imana yampaye imbaraga zo kumurwanya muri ariya masaha. Tukamurwanyisha ijambo ry'Imana, tukamurwanya gusenga. Buriya abantu benshi ndagira ngo mudukurikiye, sinzi ukuntu nabivuga, ariko reka mbivuge gutya, nibwo n'uburyo numva nabivuga. Ndagira mbabwire ko ndi inkingi yanyu. Ababa banzi baba bampaye ibyifuzo n'utarabimpaye, icyo ngira ngo mbabwire nuko ndi inkingi, kuko iyo nsengera igihugu cyacu cy'u Rwanda ngo Imana ikomeze kugiha umugisha. N'ubundi ntekereza ko harimo abahawe umugisha nubwo atari bose, kuko Imana itanga umugisha ku uwushaka. Udashaka umugisha w'Imana ntaba awushaka nyine. Ariko nicyo ngira ngo mbabwire, nta kindi kiba kindaje ishinga, ni ugusengera igihugu cyacu kugira ngo gikomeze kigubwe neza. Imana ikomeze dushyigikira abayobozi bacu beza, n'abandi muri rusange. Hari abamagara ati turagira ngo dusengere, nta buriya rwose ndagira ngo nkubwire ko ni nk'umutima wo gukomanza, ariko icy'ingenzi ngiye ndasenga burya, kandi nsengera buri umwe wese, nkasengera uwitwa ikiremwa muntu,
uwo ari we wese naho yaba atabizi ko musengera, ariko ndagira mbwira abantu bose bahumeka umwuka mpumeka, ndabasengera iriya saha. Katuvuge ngo Mugabe, Imana ijye iguha umugisha kubw'icyo kintu ukora, kandi Imana ikomeze ikwagure mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mvuze umugisha mvuze ibintu byinshi cyane ubyumva kurusha. Imana iguha umugisha mwinshi utagabanije. Mugabe, katukomeye tuganire, kureka ngo usabe noneho ubanze usenga Imana dukomeze. Mana yacu, Imana ishoboye byose, Imana data nturi data wacu, niyo mpamvu tuguhanga amaso amanywa nijoro, buri munota, buri segonda. Umuririmbyi yaririmbye ngo tukuvuyeho twajya hehe, ntaho twaba tugiye, ntaho twakerekeza, ni wowe nkingi twegamiye. Aya masaha rero, aya masaha turakwishingikirije Kristo, ngo tugire neza tukugiraho umugisha. Kandi icyo tugushimira ni uko ukomeza kuburira ubwoko bwawe, ugakomeza gutambutsa ubutumwa butunyujijemo kugira ngo buri wese asobanukirwe ikibi n'icyiza. Turagushimiye rero ko utwerekeza heza, turagushimiye ko ukomeza kubana natwe mu bihe byose. Aya masaha rero ururukira kubana natwe, utugire neza tukugiraho umugisha. Urakoze rero kuje kubana natwe, kandi urakoze kurengera buri umwe wese ufite icyifuzo cyo gutabarwa nawe, kandi twizeye ko ubikoze no mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana iguhe umugisha Mugabe. Ubushize twajya tuganira ibintu byinshi bitandukanye, ariko tuza no gukora ku cya kintu cyaba mu bashumba basengera abantu bakikubita hasi. Twabivuga ku rusengero rumwe byari byabayeho, ndi kubaza ni se umwuka utura abantu hasi uwo ni umwuka w'Imana? Kanongera ngikubaze mere kuri icyo kintu, umwuka utura abantu hasi uwo ni umwuka w'Imana? Oya, ntabwo ari umwuka w'Imana. Yes. Hadaciye kabiri twumvishe inkuru y'uko hari urusengero cyangwa se minisiteri yahagaritswe bitewe n'uko no kutubahiriza amabwiriza y'ibyo yasabwe. Isaba gufungura minisiteri ibyo yasabwe ko ntiyabikora, ikora ibindi. Wakiye biriya bintu gute? Twe twabivuzeho, hari icyo babivuzeho, uyobowe n'umwuka, wabyakiye gute bitewe n'ibyo wavuzeho uyobowe n'umwuka? Nkunda kubwira abantu ngo ntabwo njya nishimira ko akenshi, ntabwo njya nishimira ko ibibi nahanuye bisohora, ahubwo mba numva nabisengera Imana ikabikuraho ntibisohore kubera ko ari bibi. Ariko ndumva twe ibyo kintu twarakivuzeho, ndavuga nti abantu bakurikiranye ikiganiro twigiye tugirana mu minsi yashize, muri kiriya cyumweru gishize, ndumva naravuze ko hari insengero zigiye gufungwa nyinshi, ndetse ntekereza ko rero zarafunzwe, n'abatarabibona bazabibona. Zarafunzwe, kandi n'izindi nazo harimo n'urwo rwa Grace Room, tubivuga nta kibazo, ni ibintu byabaye official. Harimo n'urwo rwa Grace Room. Yego. Ikindi rero ngiye kugarukaho na message yihutirwa, niyo mpamvu nifuza ko iki kiganiro cyaza gutangwa mbere. Ubu ndavuga uyu no munsi, abantu badukurikiye bihangane no gutabaza, cyangwa no ubutabazi bwihutirwa ku bantu bose, ntabwo ari abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa abari hanze gusa, n'abari mu bihugu byose. Ni imbuzi Imana yanyujijemo kugira ngo mburire abantu. Ni karibu ukomeza nayo tugezaho mu izina rya Yesu, Imana igushyigikire. Yego. Iyo mbuzi rero agira iti abantu bihangane, babe maso, ntabwo ndi buvuge ku matorero yose cyangwa amadini, ariko icyo ngira ngo mbwira abantu ni uko bagomba kuba maso. Abantu bagomba kumenya ko ibi bintu by'imibatizo, barimo kujyana abantu ngo barababatiza muri Yorodani, barimo kujyana abantu ngo barababatiza mu nzuzi, muri pisine, ndagira ngo mbwira abantu ngo babyitondere. Njye Mugabe ntabwo nabitekereje ngo mvuge nzajya kuri kamera, ntabwo natekereje mvuge ngo nzajya kuri kamera njya kubwira abantu ko Imana ihagaritse imibatizo nta bitumwe. Ariko icyo ngira ngo mbabwire
ntabwo ari insengero zose ndumva nabivuze, nk'abariho bigira umubatizo w'itorero rya ADEPR, bo bakomeze. Kandi icyo mbwira abantu ni uko buriya ADEPR ubundi ryari itorero ry'abanyamwuka, ariko ubu ryabaye nk'igihuru buri wese yihishamo. Icyo ndimo mvuga rero, abantu bazi ko bariho babatizwa bakajya muri aya macace yaje bakavuga ngo dufite imibatizo, abantu bazaze tubabatize. Abantu bitondere iyi mibatizo y'aya madini ariho yaduka mu gihugu cyacu ndetse no mu bihugu byo hanze. Abantu babyitondere, kuko Imana yanyeretse barimo babatambamo ibitambo, babajyana ikuzimu kugira ngo ibyo bashaka Satani yabatumye babigereho. Abantu rero bitonde, bihangane cyane. Mboneraho kubwira abantu, uyu munsi numva turi ku itariki, hari itariki 16. Guhera kuri iyi tariki, iyi message ntanze, Imana yampaye gasopo ko ngomba kubwira abantu ko bagomba kwitondera abantu babasengera babafashe mu mitwe, abantu babasengera baboroga, abantu babasengera bavuga nk'ihene. Ntabwo umwuka w'Imana uvuga umuntu ahebeba. Ntabwo umwuka w'Imana uvuga abantu bamoka. Ndumva igihe maze muri uru rugendo rwo gusenga ni kirekire, ntabwo ari ejo cyangwa ejo bundi nabitangiye, ariko nta mwuka nigeze mbona ufata umuntu akamoka cyangwa akavuga nk'ihene. Abantu rero babe maso, bitondere kujya muri aya macaca ari maza y'inzaduka ngo bagiye kubabatiza, ngo bagiye kugira ibiki. Ndumva iyo ariyo message yihutirwaga ndimo ntanga. Ikindi, Imana yambwiye ko mu gihe nyumara gutanga iyi message nta muntu uzongera kundushya ngo uburwayi bw'umutwe, ngo ndokerwe umutwe, kuko nagiye mpura na benshi. Iyi message ni Imana yimpaye ngo mbabwire ngo mwitondere gusengerwa n'abantu babafashe mu mutwe, mwitondere iyi mibatizo ya hato na hato. Ushobora kuba wumva iki kiganiro ejo wari uzajya kubatirizwa mu icace, ushobora kuba wumva iki kiganiro ejo uzajya gusengerwa bakagutunga ukuboko kwitura hasi. Ndagira ngo abantu babe maso. Ari byo cyari cyo kiganiro duherutse gukora, mbwira abantu ngo nibasenge Imana ibahishurire se abantu turimo dusengana nabo ni bantu ki. Ndagira ngo abantu babe maso, babaze Imana, se abantu turimo dusengana nabo ni abasenga Imana koko cyangwa ni abasenga nyabingi? Buriya na za nyabingi nazo zirahari. Hari abasenga nyabingi, hari abasengera mu barangi mutabizi. Buriya barangi bo ni ubwoko bubi cyane Imana yanga. Ndagira ngo nawe uriho uwo mwuka mubi w'uburangi ube maso, usenge. Nimero ndayitanga, ni ikiganiro nitujya kugisoza. Ube maso, usenge, natwe tugufashe gusenga. Ariko icyo ngira ngo mbabwire nyuma y'iyi message ntambukije, abantu bitondere iyi mibatizo ihari yo kubatizwa. Umuntu akazamuka muri, sinzi ko nabita, ndavuga Yorodani kuko njye nabatirijwemo. Ubundi ngewe nabatirijwe mu itorero rya ADEPR, mbatizwa n'uriya mushumba ntuza, ndamwibagiwe, uriya twigeze tuvugaho ubushize, mumbwira ko atuye ntuzane zigira inshuti Michel, ura niwe wambatije muri Yorodani. Ubwo nabyita Yorodani kuko abantu bose ntekereza ko batirizwa mu mazi menshi, hari n'abatirizwa ku gahanga, ariko abantu bitondere ari amazi menshi, kuko ni kenshi nagiye iri joro ryakeye Imana yagiye imbwira uburyo bariho babatamba. Ari amazi muzi yaraje ate? Njye ubundi buriya ntekereza ko ni itekerezo, nicyo ntekereje, ariko ubu ntabwo mvuga ko kubatiriza muri pisine wenda bitemewe, ahubwo ngewe nzi neza ko amazi meza nemera
ari ariya mazi twajyaga tubatirizwamo ku nzuzi atemba. Ntekereza ko ariyo mazi meza aba yizewe, kuko nta muntu uba wayavomye ngo aze ayasukemo. Abantu rero bitonde. Ndatekereza ko no ku kiganiro titire waza gushyira ko ari impuruza, ari ikiganiro cy'impuruza, ari ikiganiro cy'ubutabazi, ari ubutabazi bwihutirwa Imana yantumye ko abantu bagomba gusengera imibatizo bariho babatizwa. Kandi babireke ndajya mbabwire babireke, nabisobanuye babireke, ndumva nayo mu macaci nayavuze. Abantu babireke, ntabwo abantu bagikorera Imana, ntabwo bose reka abantu bakorera Imana. Abantu bariho barakora mbese bameze nk'abasiganwa, ariko nimubareke basiganwe, kuko n'ubundi gihe cyabo cyarangiye. Ntekereza ko cyarangiye. Umuntu arasonza kumva ko yakora ibi kugira ngo arye, ariko ntabwo ari uko bimeze. Ubundi ushonje Imana irakugaburira. Hari n'igihe itakugaburira ako kanya, ariko ikakugaburira. Ko tuzi ko abantu benshi Imana agiye bagaburira, nanjye ndimo. Abantu rero ndagira ngo bahumuke, barebe kure, basobanukirwe ikibi n'icyiza. Abantu bijye gusenga kandi ikindi bitondera abo bita abahanuzi. Turi mu bya bihe bya nyuma, na Bibiliya yarabivuze ngo mu bihe bya nyuma abahanuzi bazaba benshi. Reka saka abo mu Rwanda ko babaye benshi, nanjye ndimo. Ariko ntekereza ko ntabwo mvuga ibyo ntatumwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hazabona ishyano uvuga itavuze. Uvuga itavuze azabona ishyano. Kandi kuvuga ibyo umwuka gutumye, ntekereza ko ari byo byiza kuruta kurenzaho cyangwa ngo ugabanye. Njye rero singabanya, niyo mpamvu nkunda kubwira abantu. Hari abantu bajya baza tugasengana, abandi tugahurira mu nzira tugasengana. Ntabwo rero nkunda kubwira abantu ibyiza kugira ngo bankunde. Nushaka ko nkunda uzabireke. Hari n'abankunze bamvaho, hari abo twasenganye bamvaho, hari abampamagaye kuri kamera tugirana ibihe byiza, bagira aho barandeka. Nawe rero ntabwo nkubwiye nushaka uzandeke, kubera ko ntakubwiye ibyo ushaka, kubera ko ntakubwiye ibyo wifuza, kubera ko ntakubwiye ibinerezeza umutima wawe. Nzabikubwira, nkubwire niba uri umurozi, nkubwire nturi umurozi, niba uri wica, nkubwire nturica. Byose nzabikubwira, nkubwize ukuri. Nunyanga uzanyange, nkunde. Ariko ntabwo nkubwirira, nta cyane nkubwira kugira ngo nkunde, nta nubwo nkubwira kugira ngo nyange. Abantu rero bakwiye gusobanukirwa ikibi n'icyiza, tukumva ko ukuri buranja numva ngo ukuri kuraryana. Buri ukuri kuraryana, ariko iyo ubwiye umuntu ikinyoma arishima. Ariko icyo ngira ngo mbwira abantu, ibyiza byo kubabwira ibyiza mwabibwiwe igihe kinini, ariko icyo ngira ngo mbabwire, ibyiza byarashize. Tugeze mu bisharira gusa. Icyo nababwira ni uko mugomba kugira gute, kuba maso mugasenga. Kuba maso mugasenga. Sinzi rero niba hari ikindi mwambaza. Reka mpere kuri iryo jambo usoreje. Uratubwiye ngo ibyiza byarashize, tugeze mu gihe cy'ibisharira. Ese Imana yarindutse ku buryo itatanga ibyiza uyu munsi, itanga ibintu bisharira? Buriya kumva, njya numva muri Bibiliya kumva ko bavango kumva kuruta ibitambo. Kumvira biruta ibitambo. Kumvira biruta ibitambo. Kumvira ni byiza. Inshuti zanjye niyo mpamvu nkora mbabwira ngo buriya icyiza umuntu aragiharanira. Nushaka Imana ikubwira ibyiza uzabiharanira, ariko nushaka no kumva ibibi nabyo Imana izabikubwira. Ubu rero igihe tugezemo, nakubwira ngo umvira umwuka. Umvira umwuka, kuko umwuka niwe uyobora umuntu. Umwuka niwe uha umuntu icyerekezo.
wivangura umushumba, wivangura pasiteri ngo wimitswe n'abana b'abantu. Abana b'abantu barakwimitse, ariko kugeza kuri uyu munota ababyeyi bakuze, abana bato, warabayobeje. Abantu benshi barayobye, abantu benshi baraguye, bagushijwe n'abitwa abapasiteri, bagushijwe n'abitwa abahanuzi. Mbese abantu bafite inyota yo kwisengera, umuntu araguhungiraho kubera abona nta handi ubuhungiro burari buri ku Mana, ati mfashe unsengera Imana ingirire gutya, aho kumusengera ahubwo ukagira ute, ukajya kumutambamo ibitambo ikuzimu. Akenshi muzajya mwumva n'abahanuzi babasengera bamubwira ati mfasha gusenga, akubwira turatanga igitambo. Ntekereza ko ku Mana nta bitambo bitangwa. Ibitambo bitangwa mu bapfumu, bitangwa ikuzimu. Ntabwo mu ijuru hatangwa ibitambo, ahubwo mu ijuru hatangwa ituro ry'umutima ukunze. Yego. Ituro rigomba gufasha umuntu, ituro rigomba kuvuga ati umugabe ni urugero, ntanze ariko ntabwo nsabye, umwuka nabigushoboza sinjya nsaba, ariko umwuka yagushoboje ukampa ndakira. Buriya hari n'abantu bajyaga nyikorera ku Mana irahari, hari abantu benshi bajyaga bambwira, hari nigeze kumbwira ngo agiye kumpa 700 n'andi arenga, aranampamagara arambwira ati ndumva nshaka kuguha amafaranga. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo amafaranga yareke. Ndaye nambwiye nti se amafaranga ugiye kumpa nakoze iki? Kutanampamagaye ngo nkusengere, ayo mafaranga nayo icyo ugiye kumpa. Ndagira ngo mbwire abantu rero, reka tubyite gukanda akanyenyeri cyangwa gufasha, ariko n'ubundi ntabwo gushyigikira, cyangwa gushyigikira umurimo w'Imana. Cyangwa ushobora kureba ukavuga uti Mugabe afite cano ariko nta kamera afite, arafatisha telefone, cyangwa se Nepa aramushyigikira agafata akamushyiraho ikiganiro kuri cano ye. Ni byiza, ndanamushimira, Imana iguhe umugisha Nepa. Ariko ntago ibintu byose wampa, ibintu byose watekereza kumpa atari Imana, hari n'ababigerageje biranga. Hari abagerageje rwose kuvuga ati twakanze akanyenyeri biranga. Hari n'ugeze ko ndumva umuntu ari mu gihugu ni Belgique, ndumva ari mu Bubiligi. Arambwira ati nagerageje kukoherereza isukari ariko byanze. Buri Imana iyo idashaka ko ikintu kingeraho ntabwo byakunda. Abenshi rero bagiye babigerageza biranga, nubura wanyemereye 100 ngahe by'amanyarwanda, byaranze ntabwo byakunze, ko ntabwo byari mu mugambi w'Imana. Nugerageza rero kugira icyo mfasha ukacyohereza ukabona birakunze, jya umenya ko biri mu mugambi w'Imana. Kuko ngewe bagisenze umugani bajyaga baca ngo, cyangwa kumva umuntu avuze ngo ngiye ngo nzarya akagabuye. Nanjye rero ndya akagabuye. Ntekereza ko mu gihe maze kuri kamera nta muntu ndasaba, n'uwo nasaba mba namwishyikiriyeho. Ntabwo ubundi nyapfa kuvuga jyewe. Nshobora no kumara icyumweru ntariye, kuko nacyo narakirengeje, nigeze kukirenza ntarya, ndi mu nzu ndimo nsenga, kugeza nzabaho ubuhamya, kugeza naho nigeze guhaguruka biranga nsubira hasi kubera inzara. Buri inzara zikona ari mbi, inzara igiturya, tugakora amasengesho y'agahato, igifu kikaturya, ntawe turi bubwire ngo dufashe, ari ukubwira Imana gusa. Icyo nagira ngo mbabwire rero, ntabwo ibintu byose watekereza kumpa bikunze bikangeraho ni byiza, kuko n'Imana iba yabigukoresheje. Ariko mu byo witekereje mbona Imana iyo ibona ari umuvumo kuri jyewe, ntabwo yemera ko bingeraho. Imana ibaha umugisha rero. Utarasoza Mugabe, hari akantu uvuze ku bahanuzi, mwitondere abahanuzi. Uravuga ngo nawe ngende umuhanuzi, ariko se turamenya umuhanuzi gute muri no minsi uvugiwemo n'Imana
nimba utubwiye ngo twitondere abahanuzi nawe ukishyiramo umuhanuzi w'ukuri abantu duteze amatwi ni uwuhe, afite ibihe bimenyetso utari ukuri uri gukorana n'izo mbaraga za gishitani watubwiye, turamenya gute kugira ngo turebe ko hari ubugingo bwa bamwe twarokora bari kubayoberaho bikarangira babatambye cyangwa se babarashye mu rwobo batikururiye? umuhanuzi muzima turamenya gute muri ino minsi babaye benshi? icyo ngira ngo mbwira abantu, ubu abantu benshi bimitse inda, abo twita abahanuzi bimitse inda cyane cyane 89% abenshi bimitse inda, kandi bakimika inda atari uko bashonje. bakimika inda atari uko bashonje. buriya umuntu uzavuga Imana akayivuga mu kuri no mu mwuka uzamubona. n'abantu bari kuri kamera bajya badukurikirana, ntekereza ko abenshi batandukanye umuhanuzi watumwe n'Imana n'uwatumwe n'abandi akorera. yego, buriya ntabwo abahanuzi bose ariko bakorera Imana. inshuti zanjye njya ngerageza kubasobanurira mu byumve. ntabwo umukecuru cyangwa umusaza cyangwa umuntu ubabaye ubabajwe n'umubiri azaguhamagara ngo nsengera. ntuzi nawe niba adaheruka no kurya, ntuzi niba nta n'isukari agiriwe, ntuzi niba n'abana be baraye bariye, ntuzi niba babwiriwe ngo naguhamagara ngo nsengere, wenda guhamagaye ngo umusengere Imana ica inzira abone icyo yirira. ariko ukamubwira ngo ntago nyansengera umuntu utatanze igitambo, uwo muntu uzahita umenya ko atari umwuka w'Imana arimo agira ate umuyoboye, atari umwuka w'Imana agira ate akwerera. abenshi rero barahari, kandi nzi ko abantu nabo, mbese abantu Imana irimo iragenda ibatandukanye, irimo iragenda ibereka icyiza ibatandukanya n'ikibi. abenshi bamaze kubibona, bazana wenda bazandike muri komantere muri iki kiganiro batubwire. abenshi bamaze gusobanukirwa, abenshi bamaze gusobanukirwa. ni nayo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu aravuga ati jyewe abahanuzi narabaretse nabakuyeho amaso, nabakuyeho amaboko. ariko ukajya kumva arakubwira ati Imana yantegetse kugira ikintu nkora kuri wowe. ati fata ibi 5 ugenda ugure isukari. nuko Imana iba yamusanze ikamwereka ko uwo muntu ariyo yamutumye koko. cyane abenshi barahari, kandi ndumva nawe ubizi cyane. hari n'uzaguhamagara kubwira ati se nepo kamera ukoresha ko itagaragara neza, mikoro mukoresha ko numva zitavuga neza zisamira, ati Imana yantegetse kukugurira mikoro. nuko abona ko iyi cano iriho umwuka wera, nuko abona iyi cano hari icyo Imana iriho itambukirizaho ubutumwa bugacaho. ni nayo mpamvu nababwiye ejo bundi nkababwira ngo ubu ngubu insengero zose zigiye gufungwa. abenshi barabansetse, ariko ndumva narabivuze kandi bizasohora. ntagaruka Imana yanze ko abantu basenga, ahubwo irimo iranga ibikorerwa mu nsengero. ntabwo Imana yanze ko abantu baterana. n'ijambo ry'Imana rivuga ngo guterana kwera. ntabwo Imana yanze ko abantu duterana mu nsengero, ahubwo Imana irimo iranga ibigira gute ibiberamo. ndagira ngo abantu icyo kintu bagisobanukirwe bacyumve. hari igihe kigiye kugera umuntu ajya atambutsa ubutumwa mu bwumve gutya, musenge gutya, ariko kwinjira mu rusengero bitemewe. na bwa butayu twajyaga tujyamo butemewe, kandi ndatekereza ko n'ubu ngubu ntabwo bwemewe. hari n'igihugu ushobora kujyamo ukavuga gusenga, bakakubwira ati ntabwo gusenga muri iki gihugu byemewe. ibyo rero nibyo bigiye kutugeraho. ibyo nibyo bigiye kugaragaza umuntu usenga n'udasenga. sinzi niba abantu badukurikiye batwumva, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibyo mbabwira ni ukuri kandi namwe muzakubona. ni ukuri kandi muzakubona. yego, hari ikindi wavuze ku kintu cyitwa imibatizo. ese abantu barabatizwa gute? nimba ku mibatizo hatangiye kuboneka abantu ukagenda uzi ko ugiye kubatizwa, uzi ko ugiye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe,
kumbi bagiye kugutamba, nimba insengero aho kugira ngo zijyane abantu mu ijoro ziri kubagira ibitambo by'ikuzimu, turabatizwa gute? turayoboka abahe bashumba bacu nimba naho shitani yahinjiye mu buryo bwo kugira ngo abantu abashyikire byoroshye? turi kujya tugata n'umusozo. ntabwo satani bari ibyo yizeje, nta nibwo ibyo yizeje ubundi, ahubwo satani we arategura amara gutegura akabwira ingabo ze n'abo bambari be, abo ngerwa abapasiteri, ngerwa abashumba, bariho baroha abantu mu kaga, bariho baroha abantu ikuzimu, hari ibyo bashaka kugeraho. abantu rero ndimo ndabisengera, ndiho ndasenga nsengera abantu kuri icyo kintu mbajije, ngo abantu bazabisobanukirwa gute imibatizo. ndiho ndasenga Imana kandi nzi ko insubiza. ndiho ndasenga nsengera abantu, nsenga Imana ngo igende isange buri umwe wese ufite ikintu kijyanye, ufite icyifuzo kijyanye n'umubatizo no kubatizwa, kugira ngo Imana imusange imusobanurire aho agomba kubatizwa koko, kubatirizwa. Ntekereza ko icyo kintu nicyo ndiho nsengera, n'icyifuzo nahaye Imana, kandi nditekereza ko iransubiza mu minsi mike, kugira ngo mbwire abantu ko bagomba gusenga basaba Imana icyerekezo cy'umubatizo nyawo. Ibyo byose Imana iyo ikikubwira uzabitubwiraho cyane rwose. tujya dusatira noneho umusozo wacu w'ubutumwa bw'uyu munsi nk'uko Imana yarawuguhaye, ariko kandi dusoza ibyo bintu tubwiye bigiye bitandukanye, birakomeye, kandi ni bimwe mu byavuna, mu byamara imbaraga abera batabaye maso. ndi kwibaza ijambo rivuga ngo mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? uyu munsi umukiranutsi, umukristo akora iki? ni ugusenga. ndumva nta yindi ntwaro, intwaro ni ugusenga. n'abadukurikiye bajye babyumva, nta yindi ntwaro yo kunesha ikibi, intwaro ni ugusenga. yego, no gusenga abantu ntibabe maso. inshuti zanjye, ibyo nkunda kubabwira cyane, nta yindi. hari abafite iturufu zitandukanye barisha, ariko iturufu ya mbere iry'izindi ni ugusenga, kandi ugasenga utagambiriye ngo ndabeshya, ugasenga utagambiriye ngo ndakora iki. oya, ni ugusenga wumva ko uhamye ku Mana, utazarajaza imitima. yego, reka tumushimire nimba nta kindi wongeraho. hari ikiganiro nigeze gutanga mpagaze n'ubashize igihe ni ku Mana Irahari TV, ndiho nereka abantu ko iyo uhagaze gutyo utandaraje, bura ntabwo uhagaze neza, ariko iyo uhagaze wemye uba uhagaze neza. abantu rero nibareke gutandaraza, ahubwo bahagarare bemye. hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo munsabe icyo mushaka nzakibaha. nta kindi rero, gusaba icyo ushaka ni ukwatura, ugasaba Imana imbabazi, ni ukwatura ibyo wari urimo. niba wari umurozi, niba warajyanaga abantu ikuzimu, ukabayobya, ukagira ute, niwatura, ntekereza ko uzarya ibyiza byo mu gihugu. Yesu duha umugisha. urakoze cyane. Yesu aguha umugisha, kandi Yesu aduha umugisha. inshuti bavanywe mwabanye natwe turigana ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. Nagushimiye kandi ko wakomeje kudukurikira. turigana ku musozo, ariko komeza ushyikire n'ubutumwa umukozi w'Imana aba ari gutambutsa mu buryo butandukanye. reka mugabe tugusabe, nimba nta kindi waba wibagiwe na gutambutsa, uratanga nimero za telefone kugira ngo ugushaka we yakubona, cyangwa kuza ko musengana mwasengana, nurangiza udusengera Imana. ikindi nakwibutsa abantu badukurikiye kuri izi cano, hari cano Umusaraba TV, hari cano Mugabe TV1, hakaba na cano Ibyizerwa. abantu muduhesha umugisha, ndumva kuduhesha umugisha iyo ukoze subscribe, ntekereza ko nta mafaranga agenda. muduhesha umugisha, natwe tuzamuke mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, kandi Uwiteka arabaha umugisha.
nimero yanjye rero wifuza kumpa icyifuzo nkagusengera, waba wabaye, waba urwaye, waba ufite icyifuzo cy'umubatizo nk'uko nabivuze, waba wari buzabatizwe ejo cyangwa ejo bundi, wampamagara tugasenga Imana ikadusobanurira icyerekezo. Nimero yanjye rero ni 0788 96 97 41. 0788 8 nanone 96 97 41. Yesu abaho umugisha kandi ndabakunda, mukomeze kugubwa neza. Amahoro y'Imana abane namwe. Ibyo mbifuriza ni byiza. Abafite ibyifuzo Yesu ahaze kwifuza kwanyu. Abarwaye Imana ibakize, abababaye Imana ibarengere, abashonje Imana ibagaburire. Tuzi ko inzara irahari, twagiye tuyihanura, inzara irahari. Imana y'amahoro ihaze kwifuza kwacu. Ndabakunda kandi tuzasubira. Yesu abaho umugisha. Turagushimye kuri Imana nziza, tugushimye ko uri Imana iduha ibyifuzo ikabisubiza. Ngaho rero Kristo, ihangane usubize n'iki cy'imibatizo y'aba bene data, hangane usubize ukundi kureho ibyifuzo by'uburwayi. Ni kenshi abantu tuguha ibyifuzo by'uko turwaye, ni kenshi abantu tuguha ibyifuzo by'uko dushonje watugaburira. Ndakwinginze Kristo ngo ugire icyo ukora, wongere tugaruke, hongere utweresha amaraso yawe y'igiciro wafiriye ku musaraba i Golgotha, kugira ngo tubashe kumenya neza yawe, kugira ngo two kugusubiza ku musaraba. Ngaho tugirire neza, tukugireho umugisha, kandi turasenze ko hagije kwifuza kwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana igumisha, tuzasubira ubutaha.